amagambo official. Insigamugani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda zikaba zigaragarira cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire no mu mikorere n'imibereho y'ubuzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi. Ijambo insigamugani ryendeye ku magambo abiri y'ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Bityo rero ijambo insigamugani ni izina ry'urujyano nshinga. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atonze neza, gacamugani akaba yarakagiriye ihame ridutoza gukora iki cyangwa kudakora kiriya. Mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu kinyarwanda, akaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka urekera umuntu cyangwa urekera umuryango mugari ukazajya ukwibukiraho icyo kintu nyine kikaba umurage wabo w'ibihe mu myaka y'ibihumbi. Insigamugani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani, yaba bo ubwabo cyangwa inkomoko yayo. Kimwe n'ibindi, rubanda bashobora kuyigenuriraho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, imyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ngo ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora y'aho ikintu cyanyuze cyangwa se inzira cyangwa inkomoko y'ikintu. Uzumva bakunda kubivuga cyane ngo imbwa yatoye uburari, cyangwa bakavuga ngo kanaka ari kuyobya amarari. Ni nko kuvuga ngo ari gusibanganya ibimenyetso. Uzumva umuririmbyi Rugamba avuga ngo mubuze ikirari. Iki kintu rero aho kiba cyaranyuze kigana hanaha cyangwa uwo muntu, bikaba kandi bivuga amayira abakomotse ayo magambo yabaye umugani banyuze igihe kiniki ku buryo ubu n'ubu ngo byagenze bicyana bitya. Insigamugani zigira ingeri ebyiri, hari insigamugani nyirizina n'insigamugani nyitiriro. Ibyo tuzabyinjiramo cyane ubutaha, tunarebe imirangurire y'insigamigani wundi ibimeze ite. Uyu munsi reka tubanze turebe ikirari cy'insigamugani akebo kagiwa mugarura. Uyu mugani wundi bawuciye babonye umuntu yiturwa ineza yagize akayigirana imico myiza ye, nabwo bavuga ngo akebo kagiwa mugarura. N'ubundi wakomotse kuri mugarura, uwo nyine wo ku ngoma itazwi neza utamenye ikirari cyayo nyine nk'uko nabivuze. Mugarura uwo ngo yakuranye imico myiza cyane, akubitiraho n'ubukire muri byose, imyaka, amatungo n'ibindi. Abantu bakaza kumucaho inshuro, akabereka ikibo cya mugerwa w'umuhinzi, umuhingiye yahingura akamuha inshuro y'umuhinzi muri icyo kibo, hanyuma akamurengerezaho indi y'ubuntu. Abigenza atyo imyaka myinshi iragenda irahita, nuje kumusaba inka nawe akayimuha, ndetse ngo byanarimba akamuheta n'indi ya kabiri. Byiberaho. Bukeye inshuti ze n'abana be baramukuba, bamubwira ko yangiza inka ze kandi yangiza imyaka ye, yangiza ubutunzi bwe. Bati dore urimaraho ibintu byangiza, nihacaho iminsi uzasigara umeze ute? Ejo uzasanga rubanda bakunyega ntawe ukureba n'irihumye. Mugarura yumva amagambo yabo arabihorera, ntagire icyo ababwira. Bigenda bityo igihe kirekire, bibaho biratinda. Bishyira kera haza umuntu amugerageresha kumushuka, aramubwira ati mugarura, ubuntu bwawe bwo gutanga utabaze rubanda turabwishimira, ariko nubwo tugushima bwose jyewe ntacyo urampa, none nje kugusaba inka 5 zo kubaga. Mugarura aramwemerera, amuha inka 5 arazijyana. Azigejeje iwe, aho kuzibaga arazorora, zirakunda zirororoka, ziba amashyi 5. Rubanda babibonye batyo barega Mugarura ibwami ko yangiza ibintu, dore ko ubwo uwangizaga inka ze bavugaga ko amara inka z'ubwami, kuko n'undi inka zabaga ari iz'umwami. Ibyo bituma umwami amugabiza rubanda, baramunyaga, ariko inka n'ibintu bye nta muntu wabigabanye, byatwawe na rubanda bose barabyigabagabanya. Nuko ibwami bategeka ko Mugarura atazahabwa umuriro kuko yabaye umupfu. Guhabwa umuriro niho guhabwa inka y'intangiriro cyangwa ikindi kintu kizagufasha. Nk'ubu uwaguha igishoro kugira ngo uziteze imbere, ushatse wavuga ko yaguhaye umuriro, niyo ugiye kugisaba bivuga ko ari ukwisabira umuriro. Mugarura amaze kunyagwa ahinduka umukene cyane, mu Giswahili bamwita hohe hahi. Ahoraho aba n'umugore we n'abana be,
hanyuma atunguka ku muntu wigeze kumuhingira akamuha inshuro ebyiri. Uwo mugabo amukubise amaso agira impuhwe, ava mu nzu ya Kambere ayiha Mugarura, asigara mu nzu yo mu gikari. Inzu ya Kambere ni inzu ya mbere nyine, inzu nkuru. Mugarura amaze kubona inzu, rubanda bamenya ko yabonye icumbi. Abo yagiriye neza batangira kujya bagenda nijoro bamushyira ibintu. Ubwo kugenda nijoro batinyaga ko ibwami bamenya ko nyine bagiye gufasha wa muntu wabaye umupfumu by'ibwami, umwe wasesaguraga. Uwo Mugarura yahaye inshuro ebyiri, akaza nijoro akamusubiza za nshuro, ndetse akabigira iteto, akabigira byinshi cyane, rimwe na rimwe akarenzaho. Mbese rubanda yagiriye neza bose baramuyoboka, bakamuzanira amafunguro, bamwe mu twibo abandi mu bitebo. Bigeze aho abenshi yagiriye neza bajya kumuhakirwa ibwami ngo bamuhe umuriro, ngo bamuhe indi ntangiriro. Ibwami baremera, bamuha inka y'umuriro. Mugarura amaze kubona umuriro, rubanda barishima, noneho baza ku mugaragaro bakamuzanira ibintu byo kumushimira, bamwitura ineza yabagiriye. Bukeye wa mugabo wazaga kumushuka ngo amuhe inka 5 zo kubaga, akazigezeho akazorora. Yumvise ko Mugarura yabonye umuriro arishima cyane, azinduka ajya aho Mugarura acumbitse, aramubwira ati ngize amahirwe kuko wabonye umuriro. Za nka wampaga zo kubaga uko ari 5 narazoroye, zabaye amashyi 5, none ngaya amashyi 3 nanjye ndasigarana 2. Amushimana na rubanda, barakomeza barahurura bamuzanira amaturo y'inka n'imyaka. Abadafite imyaka myinshi bakamuzanira mu twibo, yubaka imitiba n'ibigega. Nuko Mugarura asubira kuba umukungu, ndetse arusha mbere, aratunganirwa. Ubwo rero rubanda bamuzanira ibintu bibuka uko yabagiriraga, nibyo byiswe kwa keba kaji wa Mugarura. Gushyira kebe wa Mugarura ni ukwitega iminsi, ni nko kwizigamira. Hamwe na Ruganzu kunyungura amagambo official, uzajya umenya n'ibirari by'izindi nsigamigani ndetse n'ubundi buvanganzo bwose bushingiye ku muco. Wibuke kwiyandikisha kugira ngo utazajya ucikwa. Nimuhorane Imana.